bibaye ngombwa ko ngaruka igitaraganya ahangaha kuri Top Kivu kugira mbanze mbabwire ibintu bibaye none ahangaha ndagira ngo mbabwire ko noneho ibi noneho kubyihanganira biraza kuba ari ikibazo gikomeye cyane mu ntare za Sarambwe. Gute bishoboka ko coalition yakongera igakora ishyano nk'iri ngiri bakoze bakongera bakivugana abaturage bakongera bakarasa mu bice bigiye bitandukanye mama 23 kugira ngo ishinga imizi yarangiza ngo igakora reprise strategique ngigakora wisdoro ngivuye mu duce tumwe na tumwe ngo kugira ngo guhimakazwe umutekano, nyamara ahivuye hatuye abaturage. Abo baturage bagiye kugira gute? Bagiye kwicwa n'aba bamurwanyi ba P5. Ibi noneho ngiye birandenze ndavuga ati reka nze mbanze mbibabwire namwe mumenye ibyo ari byo. Gute intare za Sarambwe zishobora ngo kurekura uduce zikatuvamo hakinjiramo coalition, kandi iyo coalition yinjiyemo babizi neza yuko iyo coalition ije kwica abaturage. Ibi ngibi birambabaje ku rwego rwo hejuru cyane, bita mvuga ati reka nze hano kuri Top Kivu igitaraganya mbanze mbamenyeshe namwe mubimenye mwumva ukuntu ubu tuvugana noneho ibibazo bigiye kuba ibibazo, ndetse Tshisekedi amaze kugera gute ku mugambi wiwe. Gute rero bigenze bite? Ndaje mbigusobanurire SM23 ubundi nutuye duce yaba irekuye none ahangaha. Ibi bintu birakomeye mu gihe Kinshasa yamaze gutangaza yuko ibigiye mu biganiro kugira ngo isabe yuko M23 yarekura ibice byose yagize gute yafashe, harimo Goma na Bukavu n'utundi duce turimo za Kanyabayonga na za Masisi n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Murabizi M23 yo ijya mu biganiro ngizi yuko bagiye mu biganiro byo gusinya amasezerano y'amahoro kugira ngo ino ntambara ibe yarangizwa. Ibi ni ibikira Uresi Kanyuka akomeje kugenda yandika avuga ko ngo yiteze ko ibibazo bizakemukira mu biganiro, nyamara bizi neza yuko Kinshasa bamaze gutangaza yuko ibi biganiro babagiyemo ari ukwisabira yuko M23 yarekura ibice byayo byose ikabivamo ku mahoro cyangwa se ku nabi. Ese kuki batari gufata imyanzuro ikakaye ngo nabo biyemeze kurwana nk'inyeshyamba nyine nkuko babise inyeshyamba? Ibi ngibi ndaje tubivugeho tubirebere hamwe. Ndabizi hari abantu mugiye kuntera amabuye mutangiye muvuge ngo Pacifique ngo warinze umurongo utukura. Oya, ntago narinze umurongo utukura. Impamvu mje kubivuga nukuntu Kinshasa bari mu biganiro yo yiri kubarasa ku buryo bukomeye. Kubera iki bobo batafata umwanya nabo ngo batangire bababombarde k'intwaro bazifite k'ibikoresho babifite ngo batangire babarase nkuko bari kubarasa ngo bari kwita ku masezerano? Ibyo by'amasezerano bakabaye babiretse bakabanza bakarengera abaturage kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatandukanye genzi kako. Ese aya makuru yuko bavuye mu bice yaba ari igihuha cya Wazalendo cyangwa se n'ayukuri? Ibyo byose ndabizi ukeneye kubimenya kugira ngo umenye aho uhagarara naho utari buhagarare. Byose ndabifite ngiye kugenda bigusobanurira akantu ku kandi. Nanone kandi ndaje nkubwire ko igisirikare cy'u Burundi noneho nago cyavanywe mu mirwano, ahubwo bakigaruye ari benshi cyane, bagaruye abandi basirikare benshi cyane. Ese kubera iki Neva akomeje gutamba abana b'abarundi? Byagenze biti ubundi kugira ngo aba basirikare b'abarundi bakomeze bisange bari guhangana n'igisirikare cya M23? Gute Neva aza gutabara abaturage ba Kongo bikarangira abaturage biwe abasirikare biwe bahiciwe maze akabyihanganira? Ndaje turebere hamwe iby'uyu mutima w'uyu musirikare ukomeye cyane umugeneral akaba na perezida w'igihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye nyakubahwa, umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Abaturage baho bamukunda cyane, ariko ikibazo nuko ntutwibaza uburyo cy'abasirikare biwe bakomeje gupokerera hano muri Kongo maze nabyo akabyihanganira. M23 yaba igiye gutsindwa cyangwa M23 igiye gutsinda? Ibi byose rero ndaje mbigusobanurire akantu ku kandi. Hanyuma rero nizere ko wamaze gukanda like. Niba wakunze kino kiganiro nizere ko wamaze gukanda like. Inkora mutima zanjye muri hehe? Nizere ko muhari cyane rwose, munkandire kuri like. Aya ngaya na makuru atari hivumbi mbazaniye, na makuru yo muri breaking news, na makuru y'imbere ku rugamba, na makuru y'ubudasa, na makuru utapfa kwita wumva ahandi hose habonetse, kuko aya makuru asohotse ahita ngeraho nonaha direct. Niyo mpamvu nanjye mise mvuga ati reka nze hano kuri Top Kivu kubera ko mukurikira muri benshi, hanyuma mbanze mbasobanurire neza cyane mubimenye mwese uko byifashe. Yes, reka rero nizere ko mumeze neza cyane abantu mutwumva mwerere hirya no hino hagiye hatandukanye. Ubwo ndavuga abantu mutwumva muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndabashuje kandi mwese bahaye ikaze irambuye cyane kuri izi ngingo z'amakuru mashyashya agezweho.
nanone kandi abantu mutwumva muri Uganda, Zambia, mu Bubiligi, ndetse abantu mutwumva muri Canada, abantu mutwumva muri Amerika, abantu mutwumva mu Buhinde, nabonye hari umuntu nkurikira rwose yananyandikira, abantu munyumva muri Australia ndetse n'andesha. Hanyuma niba ubishaka unabikunze uze kunshyigikira, ujye kunkandira subscribe kuri channel yanjye yitwa Isoko TV. Ni amahirwe menshi cyane uraba umpaye yo kujya ubana nanjye umunsi ku munsi. Hanyuma rero yatandukanye ntarondoye, nizere ko mwese mumeze neza cyane, ndabashuhuje mbabwira yuko mbakunda cyane. Hanyuma rero bakunzi bacu, uyu munsi rero niwo munsi mwiza wo kujoininga groupe yacu muri benshi rwose, mukajya mubona byinshi bigiye bitandukanye, mukajoininga mukajya mubona amakuru, kuko rwose uko byagenda uko ariko kose mugomba kujya muyamenya, ayarimo imirwano ndetse amafoto y'urugamba, amavideo y'urugamba, buri kimwe cyose kiba cyagiye gisohoka hanze ahangaha rwose gicaracara, mpita nkishyira muri groupe kugira ngo sangize abakunzi banjye uko biba byifashe. Biba byiza rero nawe wajoininga groupe yacu, nibwo buryo bwiza bwo kujya ubonera amakuru ku gihe, kandi isa ku isa nyine ukajya ubona amakuru. Yego, hanyuma rero munyemerere dutangire amakuru yacu ari hano, tugiye kugira tuvuga nyine uko byifashe. Reka turambure ingingo ku yindi uko namaze kugira gute kugenda mbibabwira. Ubundi gute rero M23 yemeye gusiga ibice bimwe na bimwe, hanyuma hakinjiramo coalition. Aya makuru rero asotse none angaha avuga ko abasirikare ba FARDC ngo bamaze kwigamba ko bakubise M23 ikava mu duce turi hano muri groupement ya Bijombo. Byumvikane ko ari hano hafi n'abaturage, hatuye abaturage b'Imurenge cyangwa se b'Abanyamurenge nyine, kandi abaturage b'Abanyamurenge bakaba bari kwicwa n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ubwo turavugamo igisirikare cy'u Burundi, tuvugemo igisirikare cya FARDC, tuvugemo P5, tuvugemo ubwo P5 tuvuga muraza kumvamo n'intera hamwe, ubwo ni FDLR zikubiyemo na za Wazalendo, turaza kuvugamo n'abasirikare b'Abanyangora bamaze kwinjizamo ideology. Sinzi niba batazataha iwabo nabo bakabibigisha bagatangira kwica bagenzi babo, kandi bitakabaye bigize gute bikwiye ngo babe babikora nabo. Gusa iyo wamaze guhura n'umu FDLR biba byarangiye. Buno basirikare ingenga bitekerezo irabuzuye. Bakunzi bacu ntago byoroshye. M23 yo ivuga ko yakoze withdraw, ikava mu duce turi hano muri groupement ya Bijombo, ikatuvamo n'uduce tugeze muri tubiri tuherera hano muri groupement ya Bijombo. Gusa utwo duce yango yavuyemo kubera yuko abasirikare bo ku ruhande rwa leta Kinshasa bari batangiye gukoresha ibitwaro biremereye baba bombarda, biba ngombwa yuko bagira gute batuvamo, baba batuvuyemo, ariko bakoze reprise strategique ngo bashobora kuza kongera kudusubiramo isa ku isa. Ibi ngiye rero byahise bintera kwibaza, ndavuga ati gute M23 mukwiye kurekura uduce nk'utwo ngutwo tw'ingenzi dutuyemo abaturage mwakabaye muri kugira gute muri kurwanirira. Murabizi neza cyane ko abasirikare bari kwica abaturage ku gahato, bari kubica babishaka batabishaka, bari kubica pe, nta muturage bari kugirira impuhwe. Uko nukuri ikisa naho ari genocide iri kuba hano mu gihugu cya Kongo. Uko nukuri kose mbabwiye, hatabaye abasore ba Makenga abaturage bapfa ari benshi, hatabaye abasore ba M23 abasore bapfa ari ba mama, ababyeyi, abana, abacecuru, abasaza bakicwa ari benshi. Ubwo rero kubera imbaraga z'intare za Sarambwe bari kubarwanirira, ariko noneho kwiyincuro ndabona ibintu bihinduye isura. Ariko ayo makuru ndi gukomeza kugenda nkurura, nkabona amakuru anyereka ko ahubwo iyi coalition baba bayihashije ku buryo bukomeye cyane. Nk'aya makuru yo kurundi ruhande nyine akaza ambwira ko M23 ahubwo yaje kugira gutya igakora gashya, igasuguma bano basirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, harimo nabo mu mutwe wa P5, bakaba basubije inyuma nk'ibirometero 2. Mu gihe ku mbuga za Wazalendo hari gusohoka ama video agaragaza yuko utwo duce baturimo. Ni mukanya gato, izo ni breaking news. Mu gihe nanone ku ruhande rw'abasore b'intare za Sarambwe na Baredi Tabara bavuga ko hubwo basubije inyuma coalition ibirometero bigeze kuri 5 baturutse hano muri groupement ya Bijombo, bakabamanura hepfo yongezo za Prendre Ruzizi. None ubu tuvugana Wazalendo zigaragaye ku ma video ziri kwishimira muri utwo duce, bavuga ngo batwigaruriye twabaye tombe. Gusa kugeza ubu ngubu nta muturage bari bagaragara yuko yishwe n'umwe. Abaturage bose baracyari bazima, ndetse ni mu mpeke iri guturukaho ni nziza, ntaga abaturage bari kwicwa nkuko bari kwicwa mu iyi minsi. Gusa tukibaza nanone ati gute aba basirikare bavuga yuko bagiye kwica bakica buri umwe, wabo warayavutse,
waba wavutse, waba umusaza, waba umukecuru, waba umwana, waba umugore, waba umupapa, bari bukwice. Ariko bakaba bavugiye muri utwo duce abaturage bariyo bakaba batarabica. Icyo rero nicyo cyahise kintera kuvuga ngo reka nkore ubugororangingo bw'aya makuru, mbanze menye neza akantu ku kandi kugira ngo nze kubibabwira buryo kinabimenye, hanyuma mbibasobanurire. Uburyo rero bisobanutsemo nuko kuva nta muturage n'uyu n'umwe wari wagaragara yishwe n'aba bazarendo cyangwa se ngo bigambe ko bisha abaturage ngo bakoranaga nayo muvetura niko bavyita. Iyo bamaze kubica baravuga ngo barabagambanyi bakoranaga nayo mu 23. Ibi ni ibimenyetso byiza bigaragaza ko mu 23 hubwo ishobora kuba yabahashije. Hanyuma kubera yuko bamaze iminsi bari muri tura duce, bakaba barafashe ama video, bakaba bari kuyafotora uno munsi kubera ko bavuyemo kugira ngo bajijishe abo ku ruhande rwa Kinshasa, bajijishe Kisekedi, bamugaragarize yuko utu duce bamaze kutwigarurira ari dushyashya. Tubibutse yuko uwitwa Kayumba Nyamwasa yamaze gushyiraho uwitwa Fabian, uyu nguyu cyangwa se Fabien, gakaba avuka mu karere ka Kira ka Nyamasheke. Yego, akaba araje kumusimbura. Uyu nawe ni umu FDL ruharwa wahoze muri FNL, yahoze arwanana n'uyu ngo ni Kayumba Nyamwasa, ndetse yaranayoboye operation yagiye agaragara no mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi neza cyane mu myaka ishije uburyo ki abacengezi binjiraga bari batuzengereje kubwizo mpamvu bakaza kwicwa ndetse bandi bakafatwa, ibyo bitero bigasa n'ibihagaze. FNL rero yari yobowe n'uyu mugabo witwa Fabien, rero akaba yaje kuba ari we uyobora uno mutwe wa P5. Muri make uyu nguyu bamugize nka Makenga, yabaye umukuru cyangwa se umuyobozi mukuru wa P5, akaba yarashyizweho n'umugaba mukuru wabo nyine. Ese niko nabivugara cyangwa nka boss wabo? Yes, nka boss wabo ari we Kayumba Nyamwasa. None rero akihagera ngo nkaho budakeye kabiri butaranira ngo buke, uyu mugabo bahise bamusubiza inyuma mu birometero ibyo 5. Yazanye strategy yakoresheje yinjira no mu ishyamba rya Nyungwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abagira ngo ubuse ngo ko naciye ngo muri humye ngo RDF ngo nkakora ishoka ibyo ari byose nkajya ngabi bitero mu baturage. Ati bagiye kumvumbura dashije igihe, ati mukore buno buryo turebe yuko bikunda. Bakibugerageza rimwe gusa intare za Sarambwe zahise zikubita mu cyico. Gusa ntibamwishe ariko bahise bakubita mu cyico maze barabarasa ku buryo bukomeye cyane. Amakuru rero ariko tugeraho none angaha aravuga ko M23 yaba yasubije inyuma bano basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa birometero 5 uturutse muri hano muri groupement ya Bijombo. Ngayo nguko rero bakunzi bacu. Gusa kuri ndi ruhande nyine abazarenda ama video ari kuguma soka, muze kumenya neza cyane yuko amakuru nge nahawe n'abari mu ntare za Sarambwe bambwiye yuko bobo babasubije inyuma ibirometero 5. Akaba ariyo mpamvu nta baturage bari kugira gute bari kwicwa, kuko ntango bakicwa ngo bano bazarenda babigire ibanga, bakabe babitangaje. Muri make rero ibi nibyo byahise binyemeza yuko intare za Sarambwe ahubwo zabashubije inyuma ibirometero bingahe 5 byose koko nkuko babivuze. Hanyuma rero munyemerere tuve kuri iyo ngingo tujye kuyindi. Nkuko nabibabwiye, hari amakuru menshi akomeje kugenda yerekana ko Lawrence Kanyuka akomeje kujya yandika asa n'uwizeye imbaraga cyangwa se asa n'uwizeye ko ibi biganiro ari cyo bizatanga. Ku ruhande rwa leta Kinshasa bo baratangaza yuko ngo bajya mu biganiro ngo kugira ngo basabe ko M23 yakamburwa uduce tumwe na tumwe mutwo bari bagize gute bari basanganywe. Ntago ari uko twobambura ngo ahubwo bagira utundi basigarana. Oya, nugusaba ko M23 yasenywa hanyuma abakongo mungana bakagenda iyo baturutse. Ibyo nibyo Kinshasa ivuga, singiye ubivuze. Mu gihe rero mama 23 yakabaye irwana ngo iboneka abo bantu bari kujya mu biganiro nta rukundo bafite, ntacyo babateganyijemo, we yagakomeza avuga ngo turamenyesha ngo abantu ngo turamenyesha amahanga ko ngo twagabwe bitero ngo hanaha ngo drone ngo yaje kica abaturage, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego birakwiye kubimenyesha, ariko nanone se ko babitinye ishyamba, ko bakora buri kimwe ngo babagaragarize yuko nta kubumva guhari. Why? Kubera iki batafata umwanzuro ngo barwane nk'inyeshyamba nyine, bareke kwiyita bareke kuba nyine nk'igisirikare cya Kongo cyangwa nk'igisirikare cy'igihugu, bakarwana nabo bagahangana nabo, bagafata Uvira, bagafata Karemi, bagafata Baraka. Ubyumva nkanjye ajye muri comment ambwire, bakemera bakarwana nyine nk'inyeshyamba, bakirengagiza icyo gitutu cya Amerika buriya ntago ariyo mana. Amerika ntago ari igenga ibintu byose. Nawe wafata umwanzuro wawe kandi ukawukora neza cyane.
ubwo rero icyo twavuga ni iki, nuko twavuga ngo M23 igire gute, igende yatake, irebe uburyo kifata Uvira, irebe uburyo ifata Karemi, ifate n'ibindi bice byose byo muri Kivu Amajyepfo kumbanye, maze birukane bano basirikare ba FARDC bigize akara kajya he. Ibi abantu bavuga ngo tujye mu biganiro, suko ikahita ijya kurasa aho baturutse. Ibyo nabyo si ibibazo bikwiye gutekerezwaho. Niba bavuga ngo turi mu biganiro, turi muri CCRF, ayo CCRF ntayo tubona, ahubwo tubona abaturage bicwa, tubona imirwano ikomeje. Ese ubundi ibi ngibi murabona byaba biri kubaganisha ku kini ni ubuhuza bwa cyenda, cyangwa se ni ibiganiro bibaye ibiganiro bibaye ku nshuro ya 9, ibiganiro bibaye ku nshuro ya 9. Inshuro 3 zose bemeranywa ko agahenge kagiye kuba zirenga ni nyinshi pe, n'agahenge kagiye gasabwa na Amerika, agahenge kasabwe na Angola, agahenge kasabwe na no muri Katari na hehe hose M23 yagumye kuraswaho. Ibyo bintu mwakabaye babikusanya bakabishyira ahantu hamwe, bikabaha facte zibigaragaza yuko Kinshasa idakeneye amahoro, ahubwo ikeneye intambara, ikeneye kusenya M23 binyuze mu buryo bwo kuhangana, kurwana, hanyuma nabo bakarwana nyine nk'inyeshyamba. Erega bura njye unyisi inyeshyamba kayinyita mbizi neza ko ntari inyeshyamba, ukankumanyiriza ahantu hose, ngomba kwita nkubera inyeshyamba ya nyayo nk'abinyeshyamba ya nyayo, narangiza nkakurwanya ku buryo bukomeye cyane nivuye inyuma. Nuvuga ngo rero na M23 kuba babita inyeshyamba, ikimenyetso cyiza cyo kurwana nk'inyeshyamba, kuko ntaga Amerika ibumva, ndetse naritegereje neza sanga nta gihugu cyubumva. Barabajyana mu biganiro bakemeranywa kurekura ibice, M23 ikabirekura, Kinshasa ntibirekure, ahubwo ikahita yinjira muri mwe M23 yarekuye. Ubwo uwumva mbeshye ajye muri kometa nyomoze, none kugeza naho bakora repuri koko ngo bagata abaturage. Icyo cyo cyari ikinyoma cya Wazalendo, ariko mbivuze mu buryo kibabivuze, kuko ntago M23 yakora ikosa ryo kurekura abaturage ngo ibate hanyuma ibasigire Kinshasa, bahita babica, bahita babarangiza. Ibyo ni ihame, Uvira mwarabibonye byabaye bakihava, abaturage barishwe kandi bishwe n'abakabaye babarinda. Ibyo rero byose ni ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma rero bakunzi bacu, mu yandi makuru akomeye cyane, banze mbabwire yuko ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi cyongeye kikimena ku buryo bukomeye cyane. Cyongeye kirimena, haje abasirikare akayabo, haje abasirikare mvuge ngukira, iyo bagiye kuvuga abasirikare benshi bavuga ngo haje amabatayo n'amabatayo. Reka mbivuge mu ubwo buryo, simbizi ibintu bya gisirikare, ntago ndabaho umusirikare, ariko ku mutima ndiwe. Noneho ikintu kibabaje cyane nuko Neva atari kureba ngo ahereza agaciro abandi basirikare bahari, arebe uburyo bishwemo, arebe akababaro bahuye nako, arebe buri kimwe abibone, narangiza agira icyo akora shwi, ahubwo aracyohereza abandi basirikare. Aba nabo n'utundi turambo yohereje. Je nkunda kwivuga uko abarundi mukantera amabuye. Ese iyo murebye abasirikare b'abarundi, yego da bari gutabara Kongo, bari gufasha Perezida Tshisekedi, nk'uko u Rwanda narwo rugira n'amasezerano n'igihugu cya Mozambique, bakaba bari kurwanya ibyihebe. Naye M23 bayifata nk'ibyihebe, bakayifata nk'inyeshyamba. Yego nibyo kuba Kongo iri kuba Burundi buri gufasha Kongo ni ikintu cyiza cyane cyo gushimirwa, ariko nanone se iyo abasirikare bari kwicwa binaka kageni, nyamara bo bahanganye n'abari abakongomani nyirizina, bari gushaka kwishyira kwizana, bari kubona facts zigaragaza buryo cy'abanyamurenge bicwa, abaturage bicwa, ko hakabaye hicwa abasirikare ba M23. Kuki Neva nk'umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe atareba ngo ashishoje, arebe kure, aboneka abaturage bari gupfa, abone kitwa genocide kiri kuba, narangiza ashyirimo imiyaga basi bwari atabara abaturage, yoye gutabara, yoye kubica. Birababaje cyane. Perezida akaba n'umuyobozi mukuru wa Afrika yunze ubumwe akakomeza gushyigikira ino ntambara iri gupfiramo abasivili. Iryo si ishyano bakunzi bacu. Hanyuma rero munyemerere amakuru yacu tuyakomereze ku ngabo z'u Burundi zakwirakwijwe ku mipaka. Ku mipaka yawe M23 iherereye, none byageze ku mipaka y'u Rwanda. Barunze igikoresho bisa nkaho biteguye intambara. Barunze igikoresho gikakaye, bakoze buri kimwe ngo u Rwanda barebe yuko bazarwinjirira igihe babishakiye. Ariko reka mbabwire, ndababwiye ko u Rwanda ari agafu k'imvugwa rimwe. Ndababwiye ko u Rwanda wapfa kurutero n'ibirundo by'amabuye
ukarutsinda. Urafata igisirikare kinini cy'u Rwanda cya RDF ugafata amabuye ukarundarunda ngo ugiye kugitera amabuye ngo urakicu kirangize, bishoboka bite? Barakurasa ahubwo induru zivuge. Niko bimeze, uko n'ukuri kose mbabwiye. Hanyuma ari bakunzi bacu, ndagira mbabwire yuko rero ubu tuvugana amakuru yacu tugiye kuyasoreza ahangaha. Hanyuma niba ubishaka unabikunze uze kunshyigikira, ujye kunkandira subscribe kuri channel yanjye yitwa Isoko TV. Na amahirwe menshi cyane uraba umpaye yo kujya ubana nanjye umunsi ku munsi. Hanyuma rero murakoze cyane, Imana ibarinde. Bye bye.